Uwiteka Mana yacu, Mana y'icyubahiro, Mana yo mu ijuru, ndakwinginze kuri ibi bintu ubashe kunkorera na bagenzi banjye, ubashe kubaha umugisha Mana, aho bakubire 7. Ariko nzi gusoma no kwandika nubwo atari neza, ariko ndabigerageza. Hari kandi Kongereza wabuzi? Yes. Thank you much. Alright, reka dutangire tubaha ikaze mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Shine DTV. Uyu munsi rero uyu mumama mwamubonye, mwatangiye mubona duterura ibintu twamukoreye inkuru mu minsi ishize. Umuntu aramubona, abona ukuntu ababaye, aravuga ati ngiye uyu muntu ndifuza kuba namuhereza ibiryo byibuze akaba yarya, niyo yarya no kwezi nta kibazo. Hanyuma rero mbere yuko dutangira tumubaza ko abyumva cyangwa se anatubwira muri makeya ukuntu inkuru ye yari imeze, katumaze tubabwire muze mukore subscribe guys, muze mukore subscribe, nimurangiza mukore kunzogera aho ngaho ku ruhande murahabona akazogera, mukore kuri all kujya mujye mubona notification ko twa-uploadinze ikiganiro. Hanyuma rero ngewe na undi ni Princess Diana, televiziyo ni Shine DTV. Reka tongere tumuikaze mama. Tugwaye ikaze nanone. Murakoze. Nitwa Nyiranduye Liliane. Ibingi munkore biranshimishije cyane. Wow, uri kumva ko atarajya n'ibindi binavuga byamukoze ku mutima. Hanyuma Liliane, ku bantu wenda baba bakubonye bwa mbere, hari ukuntu umuntu ahita afungura inkuru atarabonye iyabanjije, wabanza ukababwira gatoya muri makeya ku buzima bwawe? Ubuzima mbayeho burangoye, ni ubuzima nshobora kubona imihahira ngoye, nkoranya kabyizi nyine nta kintu bimaze, ariko kuri ibi ngibi mbonye wenda byabasha kwishunika minsi mikenya, ubwo nyine nabyo birandengeye. Murakoze. Yes, hanyuma turashaka kugira ngo uvuge cya kintu cyakugoye cyangwa se cyakubabaje mu buzima, mu buzima ubayeho. Ngewe ikintu kingora mu buzima mbayeho ni ubuzima bwo kuvuga ngo ni imigaburire y'abana, no kuba navuga ngo nabona aho ndyama mu nzu yanjye. Hanyuma rero turagusuye ubyakiriye gute? Byakiriye neza, ndishimye pe cyane. Rwose ubu murabona bitarenze. Kuburi Mose stagiye gufata se. Kongera kurira. Oya. Umuntu ku muntu wenda ubayeho mu buzima ubayeho, ni iki kintu kijya kigukomeza kigatuma wenda utaba umumama wiyandarika cyangwa se usabiriza? Ni iki kintu kigukomeza mu buzima? Ikintu kinkomeza mu buzima nuko abaturage bazi ubuzima bwanjye, babasha kumpa icyo gukora, nkaba nabona icyo gihumbi nkagaburira abana. Nicyo kintu kinkomeza, nigitume niyandarika nyine. Kandi byanashoboka. Uko nakwiyandarika se? Oya.
uwiteka arahari ntabwo yabyemera. urasenga Mm. ngo dusengere nk'amasegonda nk'umunota umwe twumve koko. Uwiteka Mana yacu, Mana y'icyubahiro, Mana yo mu ijuru, ndakwinginze kuri ibi bintu ubashe kunkorera na bagenzi banjye, ubashe kubaha umugisha Mana, aho bakubire karindwi. Wow. umuntu wagize reka ne kuvuga byinshi ariko ndashaka kushimira, ngiye kuvuga akantu ugasubiremo, sibyo? uvuga ngo thank you so much. Thank you so much. Warize se? Nagarukiye mu wa gatatu primaire, ariko nzi gusoma no kwandika nubwo atari neza, ariko ndabigerageza. Hari akandi Kongereza wabuze? Yes. Thank you much. Muguki. Nimba bavuga ngo thank you niko nzi. Konyine. Ubu se ndacyabyibuka ko nigaga Igifaransa. Cyurakizi se? Nabyo nibuka. Uvuze ko yigaga mu Gifaransa, ngaho tubwira akantu ko mu Gifaransa wawe wibuka. Atekereza. Ntabwo nibuka. Ntabwo byabura. Ubwo ubwo wabura n'akantu kamwe waba waribuze, mbese waba warizemo niyo kabara akajambo kamwe. Kereka wenda ikisengesho nicyo nzi. La yego twagiye ngo our father in heaven we name them come. Ibyo nibyo nibuka. Wow, uyu muntu aranasobanutse mw'abantu mwe, umuntu aranasobanutse kabisa. Igihe waherukiraga kwiga bigaragara ko mu mutwe wawe hari akantu kasigaye mu byibuze. Ariko nayo no kuzabimenya nuko nigaga mfite stress nyinshi. Harya watubwiye ngo umugabo wawe byagenze bite? Nyine twaratandukanye, ubu yashatse undi mugore. Abana bawe se ubuzima ubona bimeze bite? Ese byibuze ubasha nyine nko gukora? Kingoyeho kubana nyine imyambikire n'iy'ingora yabo. Nta kindi, ikibazo cy'imyambarire n'iy'indushya. Noneho tugiye kugwa mikoro uvuge like nk'umunota umwe, umunota umwe cyangwa se ibiri, uvuge buri kintu cyose kikuri ku mutima. Cyuko mbayeho se? Icyo ushaka wowe. Nyine ikintu kindi ku mutima aka kanya ubu ngubu nababwira nuko nyine nishimye, namwe ndabona mukiri abajyambere mwatekereje gukora iki gikorwa. Icyo bikoze cyo nimujya mu rwanyu, Imana izabamera umugisha. Amen. Wow. Umugisha mudusabiye turawakiriye. Hanyuma rero ndumva nta bintu byinshi byo kuvuga, twari dusoje ubutumwa. Kindi turagushimira ko twagusize, turabona byibuze wari wanatwiteguye, urarasa neza. By the way sinari nabikubwiye. Nari nabiteguye nyine nuko nababonye hari umuntu aruma akaraka k'ikigorama nirukanka ndagenda nyine ndagahubuza, mbwira Fabu nabona muje azambwire ko haraza ahundi. Hanyuma rero reka dusoze, turasoje. Nimba hari irindi jambo rimwe wavuga twagiye. Nyine murakoze cyane, mumbwirire n'abo mufatanyije bose yuko nabashimiye. Nyine Imana ibaha umugisha, ibasubiza aho muvanye. Nawe wakoze. Murakoze cyane. Yes, tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu. Mwabibonye mu mama aranezerewe, arishimye. Burya ni ikintu cyiza cyane cyane muri bino bihe biba bitoroshye
kuba byibuze hari umuntu uba abashije kubagira igitekerezo cyo kuba yafasha umuntu byibuze akaba yamuhereza nk'ibiryo yaba ari kurya iminsi wenda ikisunika. Gufasha ni ibintu byiza, gufasha birafasha, namwe niyo mpano twababwira, nicyo kintu twabasabira, kugira umutima ufasha kandi ukunda. Hanyuma rero reka twongere tubashimire, ikindi tubabwire ngo mukore subscribe guys. Murabizi Shine TV ibazanira ibintu byiza cyane, nanjye bwanjye nakifatiyemo. Na undi mwamuri kumwe rero ni Princess Diana, hanyuma televiziyo 9 ni Shine TV. Ciao.